Shalom shalom, Yesu ashimwe. Nizere ko muramutse amahoro buri wese ahantu ari bitewe n'igihugu urimo. Wumve shalom ya Yesu, wumve shalom ituruka ku Mana Data. Uramburire Imana amaboko, ushimire Yesu ko bigikunda, ko bikemera. Ushimire Yesu niwumva amaguru ahagaze, umushimire. Usanze amaso ukabasha gukanura, ushimire Yesu. Ukabasha kureba kuri telefone, ushimire Yesu. N'ubuntu uko biri kose ugihumeka, ushimire Imana, umuramburire amaboko, utere haleluya, ugire icyo umubwiye Yesu iki gitondo, umushimire. Ndabibutsa ko uyu ari umunsi wa kabiri w'amasengesho mu cyumba cy'amasengesho ku birenge by'Umukiza, tugumye gusenga. Ndagutangariza ko nta waje imbere y'Imana ngo atahe amara masa. Nta waje imbere y'Imana ngo agende gutyo gusa ngo Imana imukurire mwaho. Nta wahungiye ku Mana, nta wiziritse ku Mana wigeze amwara. Ndagira ngo nkubwire ko gusenga bigira umumaro mwinshi, niko Bibiliya yavuze. Kandi ngo abamushakana umwete, mu migani barabivuga neza, baramubona. Abamushakana umwete baramubona. Rero ugira amahoro, umwete wawe si ubusa ku Mwami. Humura, Imana iraboneka. Umuririmbyi yararirimbye ngo Imana iraboneka. Uyu munsi Uwiteka araboneka. Tukiriho tuba tukiri abakandida ku masezerano, tukiriho biba bigikunda, tukiriho biba byemera. Kristo asingizwe. Ndashimira Imana, ndasingiza Uhoraho, ndasingiza Yesu, ndashimira Yesu uduhaye ubu buntu bwo kugaruka kandi bwo kugumya kumushaka dusenga. Umuntu agafata umunsi agasenga, aya waba uri mu kazi, aho waba uri hose ugasenga, hanyuma nimugoroba tukaza gusozereza amasengesho hamwe. Ni ubuntu bukomeye, ni igitangaza gikomeye cyane. Abatarabona link yo gusenga, mujye munyandikira haba naho ngo muri comment, hanyuma link ndayiguha, cyangwa se kuri nimero yanjye link ndayiguha, hanyuma ukaza ugafatanya n'abandi gusenga. Amasaha ni yandi ntahinduka. Saa nijoro gusoza amasengesho ni 3 kugera 4:30. Imana iduhana umugisha. Reka dusenge. El Shaddai ushimwe, warambwiye ngo uri El Shaddai, Imana ishobora byose. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ushobora byose, nta kimwe kivuyemo. Ushobora iby'abagabo, ushobora iby'abagore, ushobora iby'abana, ushobora mbese abantu bawe waremye, urabishoboye. Ushimwe kuri Imana ishobora byose. Yaba ari ahandi tukaba duhari, ushoboye ikintu kimwe twari kuba tumwaye, kubera ko isi yo ifite ibintu byinshi, ibintu biri bigenda bihinduka. Iyaba twaragukurikiye uri Imana ikiza indwara imwe, twaba tumwaye, kubera ko ibintu biriho ni byinshi. Ariko turagushima we ko byose El Shaddai, Imana ishobora byose. Byose birimo, byose urabirangiza, byose urabikora, byose urabitunganya, byose urabisoza, byose ubigeramo. Nta na kimwe twaza imbere tukubwira ngo kibe kinaniranye. Reka, ahubwo ubwo aba ari ubuntu bukomeye bwo kuza gufata ibyacu, bwo kuza mu bwiza bwawe, kugira ngo twongere dusukurwe, duhanagurweho ibyaha, twongere twuzuzwe, duhemburwe. Ko nta waje imbere yawe ngo ahave gutyo gusa. Ndagushimiye igitondo cyiza cy'umugisha, ndagushimiye ihumure ry'uyu munsi, ndagushimiye gusenga k'uyu munsi, ndagushimiye Mwami, izina ryawe niryubahwe. Haleluya. Kristo yamamare, Kristo ashyirwa hejuru. Mukunzi wacu mwiza Yesu udukunda by'ukuri, bona bigaragarije igorogota. Ashimwe. Reka dusome amaganya ya Yeremiya, igice cya 3, umurongo wa 22 kugera ku wa 24. Amaganya ya Yeremiya, igice cya 3, umurongo wa 22 kugera ku wa 24. Haravuga ngo, imbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashiraho, kuko ibambe rye ritabura, zihora zunguka uko bukeye. Umurava wawe ni munini, umutima wanjye uravuga uti
Uwiteka niwe mugabane wanjye, nicyo gituma nzajya mwiringira. Amen, amen. Ndagira ngo dusengere muri iri jambo. Imbabazi z'Uwiteka zo zituma tudashiraho. Dushime imbabazi z'Imana zituma tudashiraho, kandi imbabazi z'Uwiteka numara kuzishima uzomatanishe n'umunsi wawe, uzomatanishe n'amazina yawe, uzomatanishe n'ibyawe byose, uzomatanishe n'umuryango wawe, uzomatanishe n'abawe bose mu izina rya Yesu Kristo. Kuko izo mbabazi zituma tudashiraho, ni imbabazi zigenda zitwongeza kubaho, ni imbabazi zongeza ubuzima bwacu bukarama, ni imbabazi zongeza uko umunsi ugiye uba ugenda uzana n'ubuntu bwawe, ariko muri ubwo buntu hagendamo n'imbabazi z'Uwiteka arizo zituma tudashiraho. Ni ukureba ibyaha bibera mu isi abantu barimbuka, kureba ibiriho abantu barimbuka, ariko kubera imbabazi z'Uwiteka zituma tudashiraho, Uwiteka agenda twongeza iminsi yo kubaho. Ngo kuko ibambe rye ritabura, ibambe ry'Imana rihoraho, ibambe ry'Imana ahora ridushyiraho, ibambe ry'Imana ridusohozaho, ibambe rye atugirira aduha rihora rikora mu buzima bwacu. Muri iki gitondo naho, kuko ibambe rye ritabura, Uwiteka ashimwe. Imbabazi zihoraho iteka ryose, imbabazi z'Uwiteka zituma tudashiraho. Uwiteka niyamamare. Turabikesha nde? Turabikesha Yesu. Turabikesha Yesu. Yesu ni mwiza, turamushimira, nawe tumushimire ko ari wowe biduhesheje. Kubiza imbabazi z'Uwiteka tuzicayemo ni Yesu, kuba ibambe ry'Uwiteka turirimo ni Yesu, umushimire. Mu izo mbabazi kandi kuri 23 zihora zunguka uko bukeye. Haleluya, zihora zunguka uko bukeye. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ngo umurava wawe ni munini. Imana ihimbazwe, umurava w'Uwiteka ni munini. Ni ukuvuga ngo Uwiteka abangukira cyangwa se yihutira umurava we, ubushake bwo kutugirira neza, uko abagambiriye kutugirira neza, ababishaka babikunze mu izina rya Yesu, kandi abishyiramo n'imbaraga, abishyiramo n'umuhate mwinshi kugira ngo atugirire neza. Imbabazi ze zihora zunguka, ni ukuvuga ngo ntizishira, ntizirangira, ngo zihora zunguka. Duhora tuba bashya muri we, duhora duhembukira muri we mu izina rya Yesu. Ngo umutima wanjye uravuga uti Uwiteka niwe mugabane wanjye. Haleluya. Reka ku munsi wacu dushyiraho ngo Uwiteka niwe mugabane wacu, tubyandike mu kirere cyacu, tubyandike ku mazina yacu. Ngo umutima wanjye uravuga uti, ntaba ari umutima ubivuga gusa ahubwo n'akanwa kabivuge, ntaba ari akanwa gusa ahubwo n'amaboko yacu abivuge, ntaba ari amaboko gusa ahubwo n'amaguru yacu abivuge, ntaba ari ibituriho gusa ingingo zituriho, ahubwo no mu mwuka wacu ubihamye ubyature cyane. Uwiteka niwe mugabane wanjye, nicyo gituma nzajya mwiringira. Haleluya. Kuko turi umugabane w'Uwiteka, kuko turi mu maboko y'Uwiteka, kuko turi mu gutuzwa mu Uwiteka. Haleluya, 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 haleluya. Shima. Ngo Uwiteka niwe mugabane wanjye, nicyo gituma nzajya mwiringira. Tuzajya tukwiringira Imana, tuzajya tukwizera Mwami. Muri uku kwezi ko kwizera, iringira Imana. Ibyiringiro tubishyire muri yo, duhange amaso kuri yo, dutumbire kuri yo, twizerere kuri yo, turebe muri yo gusa, ntagire ahandi hantu tureba, ntagire ibindi dutumbirire, ntagire ibindi duhanga amaso, ntagire ibindi, ahubwo dutumbirire Kristo wazutse, Kristo uriho, Kristo muzima, Kristo uzahoraho iteka ryose. Haleluya, haleluya. Ngo umutima wanjye uvuga uti Uwiteka niwe mugabane wanjye, nicyo gituma nzajya mwiringira. Reka tugarukane kwiringira Imana, tubyitoze nk'uko twagiye mu ishuri ukiga ikintu ukacyitoza, ugutoza umwana ibintu no kwiringira Imana. Turabyitoza mpaka tugashirika mu buzima bwacu byagiyemo. Kwizera Imana turabyitoza, ugenda dukora utuntu tubipuratika, tubishyira muri puratika mu buzima bwacu, mu bikorwa, mu buzima bw'ibifatika, tukazasanga byagiyemo, byinjiyemo mu buzima bwacu. Ngo umutima wanjye uravuga uti Uwiteka niwe mugabane wanjye. Mana turabihamije, niwe mugabane wacu,
kandi twafashe icyemezo cyo kukwizera no kukwiringira. Turagushimiye mwami, umunsi ku munsi imbabazi zawe zigenda zunguka, zigenda zaguka, zigenda ziba nyinshi. Imbabazi zawe haleluya ntizishira haleluya, zihora zunguka uko bukeye, uko bwije wongeramo, uko bwije ziragwira, uko bwije uko bukeye. Mwami ushimwe, uhimbazwe mwami, ushyirwe hejuru mwami. Oh haleluya, turagushimiye ko tudashiraho kubw'imbabazi zawe. Kubw'ibambe ryawe turahagaze, kubw'ibambe ryawe turi amahoro, kubw'ibambe ryawe tumerewe neza, kubw'ibambe ryawe dusejwe icyubahiro cyawe, kubw'ibambe ryawe mwami uganze. Haleluya, imbabazi zawe zirushaho ubuzima bwacu gusaba, ubuzima bwacu zirushaho kugenda zunguka mu buzima bwacu. Haleluya, imbabazi watugiriye mwami Yesu Kristo, imbabazi watugiriye, turushaho kugenda tubona urwibutso rw'amateka, impinduka mu buzima bwacu mwami. Asante Yesu, kuko ibyiringiro byacu twabisize muri wowe, kuko ibyiringiro byacu twabimariye muri wowe, kuko ibyiringiro byacu twabiziritse kuri wowe, kuko ibyiringiro byacu twabituje kuri wowe, mu izina rya Yesu. Haleluya, shima mwami, shima mucunguzi, shima gitare cyacu, shima byiringiro byacu, izina ryawe rihimbazwe. Yesu ndagushimiye, Yesu ndaguhimbaje, Yesu nushyirwe hejuru, Yesu ni wamamare. Shimwa, himbazwa, komeza uganze. Umunsi utegeke byose birakumvira, kubw'imbabazi zawe zidashira. Haleluya, kubw'ibambe ryawe ritabura. Haleluya, kuko imbabazi zawe zihora zunguka, kandi umurava wawe akaba ari munini. Ugumye wumve gusenga kwa buri wese, kandi uhaze kwifuza kwa buri wese, none n'ibihe bidashira. Amen, amen. Murakoze, umunsi mwiza. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Shalom.